n'icyo mugiye gukora irangure muri 2050 ntizabe ikigaragara nk'uko ufite muri gahunda zawe. Murakoze. Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa wabereye mu karere ka Rubavu, ni umunsi uba buri mwaka igihugu cyacu kifatanya n'isi yose mu kwizihiza uyu munsi, aho hatanga ubutumwa butandukanye by'umwihariko bwo kurwanya ruswa. Tukaba twahisemo muri akarere ka Rubavu, natwe mu karere kegereye umupaka, ariko nanone tuyaduhirira mu turere. Nk'umwaka ushize twari Muhanga, rero twari Bugesera. Ni byiza rero ko intara zose tugera mu gutanga ubwo butumwa. Nanone kubera ko akarere ka Rubavu n'ubu kegeranye mu karere kari ku mupaka, byagaragaye ko uturere turi ku mupaka akenshi hagaragara ibikorwa bya ruswa. By'umwihariko muri kano karere birakomeye nawe yabivuzeho, cyane cyane bitewe n'imiterere y'ibihugu bituranye, ndetse no mu mitangire n'ibyuma mu mitangire ya serivisi. Mu mitangire ya serivisi ikeneye gukomeza kunozwa, kuko serivisi itanzwe mu buryo butanoze, mu buryo butihuse, ni icyuho gikomeye cyane. Hano rero ndeba ikigereranyo cya ruswa mu mitangire ya serivisi kuri 16% muri rusange, ariko muri serivisi z'ubutaka rwego rw'igihugu 35%, mu buryo hasi ugereranyije n'aho twifuza kugera. Imitangire ya serivisi rero ukora yamaze kubivuga, ni icyuho gikomeye cya ruswa, ndetse si ruswa zo mu mitangire ya serivisi mu Rwanda gusa, ko umuturage asigira serivisi nyinshi. Urebye serivisi z'amazi, amashanyarazi, mu kigereranyo cyasohotse mu mwaka ushize, byagaragaye yuko ruswa yagiye igabanuka kuva kuri 19.6% mu mwaka wa 2024 kugeza 14 mu mwaka wa 2025, byaragabanutse. Ariko nanone hari ibipimo usanga bikiri hasi, nubwo byagabanutse, ariko byagaragaye yuko hari ruswa igihari mu by'ukuri, haba mu mitangire ya serivisi y'amazi, amashanyarazi. Icyo navugaga, icyo nagarukagaho, iyo urebye wenda nk'aka karere, inzego zikora ku mipaka nizo ziha icyo cyuho cya ruswa, harimo iz'umutekano, iza immigration. Murakora iki noneho tureke kubigira mu buryo buri vague, mu buryo buri specific, murimo murabikora iki muganira n'izo nzego? Icya mbere ni uko kurwanya ruswa ni urugendo. Icyo dusaba rero ari akarere ka Rubavu n'izindi turere ndetse n'izindi nzego, icya mbere ni ukunoza serivisi, kunoza serivisi inoze umuturage, kuyihutisha. Ikindi guhana abagaragaweho ibyaha cyangwa ibikorwa babakuza serivisi, abatanga serivisi bikubakurikirana no kubahana. Abahamwe n'ibyaha bya ruswa nabo abakezweho ibyaha bya ruswa bakurikiranwa, ndetse n'umutungo wanyerejwe ukagaruzwa. Ikindi ni uko uru rwego rufite komite zo kurwanya ruswa, twifuza ko izo komite zagira akamaro, zigakora inshingano zazo. Komite zo kurwanya ruswa ziri mu nzego za leta, ziri mu bikorera, zishinzwe kureba abantu hari ibyuma bitanga serivisi. Ni ukureba ko izo nzego mu by'ukuri zikomeza guhitura inzego nyine ubuyobozi, kugira ngo serivisi ishobore gutangwa neza. Ikindi ni uko hari ubushakashatsi bumaze iminsi busohoka, ari ubwasohowe na Transparency International mu kigereranyo cya ruswa mu Rwanda, ari ubwakozwe na RGB, ari ubwakozwe n'urwego rw'umuvunyi, bigaragaza ko dufite icyuho nyine mu mitangire ya serivisi nk'uko namaze kubivuga. Ariko kandi n'inzego mu by'ukuri usanga harimo ruswa nyinshi ugereranyije n'izindi, muri serivisi z'imitangire y'amazi, amashanyarazi, mu bushinjacyaha, usanga mu by'ukuri ikigero cya ruswa kiri hejuru, ndetse n'imitegekere serivisi ku nzego z'ibanze. Rero ko by'umwihariko twasanze no mu bikorera ruswa ihari, rero baza no ku mwanya wa mbere gushyiraho inzego z'ibanze
aho REG n'izindi nzego ubushinjacyaha n'izindi nzego, ariko icyo dusaba ni iki, kuko ubushakashatsi bwose bwerekezwa na rekomandasiyo cyangwa se imyanzuro nama. Iyo myanzuro nama igomba gushyirwa mu bikorwa. Niba umwanzuro uvuga uti mwihutishe serivisi zo gutanga amashanyarazi cyangwa gutanga amazi, munoze mukurikirane mukore ubugenzuzi. N'ubugenzuzi ni ikintu gikomeye cyane, kuko hari ugukora inzego zishinzwe imirimo zishinzwe inshingano, ariko hari n'inzego zigenzura. Ubugenzura nabwo ni ngombwa, ubugenzuzi ni ngombwa, kandi tuzeze ko n'ubugenzuzi bituma hafatwa ingamba. Umuvunyi mukuru, hari icyo mu ijambo ry'umuyobozi w'akarere yashimiye uruhare mwagize mu kugaruza ubutaka bwari ubwa leta bwari bwariyandikishijweho n'abantu ku giti cyabo. Ni ikibazo cyari giteye gite, kuki cyari cyarananiranye? Ikibazo rusange mu gihugu, ikibazo rusange ni ukuvuga ngo nta nubwo rwego rw'umubiri rwonyine, nk'uko mubizi dufitanye n'izindi nzego muri urwo rugamba. Mu gihe cy'iyandikisha ry'ubutaka, hari ubutaka bwari ubwa leta bwagiye bufatwa n'abantu batandukanye, ubwo butaka bwandikishwaho n'abantu. Nyuma rero habayeho inama y'inzego yo kugaruzwa ubwo butaka, hemezwa yuko ubutaka bwa leta bugomba kugaruzwa. N'uyu munsi bukaba gikomeza, ahamenyekanye amakuru bwaguzwe na leta, kwiyandikishaho abantu ku giti cyabo bose buragaruzwa. Kuri ubwo butaka rero bwagarujwe, hari ubwari bw'intara bw'amakomine, ahitwa amakomine, hari n'ubutaka bwa leta, ibisigara bya leta. Aho rero bigenda bigaruzwa, ababwiyandikisha bakagurwa. Ikindi nanone, aho twatanze n'abaturage cyane cyane batikanyije n'ubutaka bwa leta, bagiye barenga imbibi, bigiye birakosorwa. Ariko nanone hari ubutaka bwa leta, hari ubutaka bw'abaturage bwanditswe kuri leta. Nabyo twasabye abaturage ko ufite ugaragaza inkomoko y'ubwo butaka yagaragaza ibyangombwa byayo nawe akabusubizwa, byose nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero ari umwihariko w'aka karere, ahubwo ni mu gihugu hose. Igikorwa kirakomeje, ndetse bwagiye bugaragara ko n'umuntu bakiriyeho itambama uvuga ko ari ubwo ugaragaza ibimenyetso. Twabaza akantu gato cya nyuma, ofisi yanyu ifite inshingano yo kurwanya corruption n'akarengane, mushyizeho imbaraga mu kurwanya cases related na corruption nyambukiranya imipaka, ariko nanone community zituriye imipaka cyangwa se duturanye n'ibihugu bituranye n'u Rwanda, murabaha iyihe message? Icya mbere ni uko igihugu cyacu cyakoze amahitamo meza, ko ruswa ntihanganirwa mu gihugu cyacu. Ruswa ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeje kandi kivugwaho buri gihe, ndetse n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika nawe arabivuga. Ruswa itihanganirwa, kurwanya ruswa ni inshingano ya buri muturarwanda n'umuturarwanda wese, ndetse ko murabizi ko ibikorwa bya ruswa ahanwa, kandi hatitawe ku cyaricyo yabo umuyobozi mukuru yaba mutoya bose barahanwa. Ndetse ikindi twafata nanone twatangamo ubutumwa ni uko tugaragaza umuco wacu nk'abanyarwanda, umuco mwiza, n'ubwo twaturanye n'abaturanyi ntibimakaje ruswa, ariko buriya mu bihugu byose habaho amategeko yo kurwanya ruswa, ariko uburyo bishyirwa mu bikorwa n'ubuyobozi kubishyiramo nibyo bugaragaza cy'aho igihugu kiba kigeze. Nk'ubu iyo turebye nk'u Rwanda turi amambere muri Afurika y'Iburasirazuba, nubwo rwanya ruswa cyane, ba gatatu muri Afurika na 43 ku rwego rw'isi. Iyo turebye mu bihugu bituranye hafi aha ku mwanya w'124 kuri 180. Ibyo dusaba rero abandi baza hafi cyane bari ku mwanya 94 ku rwego rw'isi. Nubwo ko tubataje, ariko nanone ntabwo niba ufite ingamba nk'igihugu ntabwo mwagombye kugamburuzwa n'uko hari abandi batitwara neza, cyangwa se usanga no kurwanya ruswa batabishyiramo ingufu nyinshi. Ni ukuvuga ngo twe nk'u Rwanda cyangwa abaturage b'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda tugomba kugenda mu gihugu cyacu cy'uko ruswa itihanganirwa, ukirinda kuyitanga ukagaragaza uyisaba, ariko by'umwihariko bakagenda nawe ku mategeko, kubahiriza amategeko, kuko wubahirije amategeko aribyo nawe wirinda. Murakoze. TV3